Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza, uwa mbere mwiza, reka nizere ko wagenze neza. Buriya bakubwira ko iyo intangiriro z'icyumweru zitagenze neza, burya biba biri like ko n'icyo cyumweru kitari bugende neza cyose. Buriya ngo iyo byazambye ku cyumweru rwose, nkatwe dukora mene ibi biganiro, ewana, iyo umunsi wa mbere wakoze nk'ikiganiro ukabona abantu bakwanze, banze kukureba, abantu gusigara uri gusenga ukavuga uti Mana hasigaye nahawe, kuko nyine icyo gihe biba bigoye. Biba bigoye. So ariko wenda ntabwo nshaka ko dutinda, ndagira ngo mbanze nshimire abantu mwamaze gukora subscribe, mukomeze muyikande kugira ngo mukomeze mudushyigikire. Vuba turaza kubashyiraho n'umurongo wa telefoni ku bantu bashaka kudushyigikira, abantu mushaka gushyigikira ibiganiro byacu, abantu mushaka kutugira inama. Maybe iyi channel ni nshyashya, hari ibiganiro dushobora gukora bitari byiza, maybe dushobora no gukora ikiganiro, wenda ukifuza kuduha ikiganiro, izo nimero turaza kuzishyiraho ku buryo abantu bifuza ko dukorana ibiganiro, abantu bifuza kuduha ibitekerezo, mwese muhabwe ikaze, muze mu muryango mugari w'Amakuru TV. Icy'ingenzi ni uko ibiganiro uratanga ari ibyubaka sosiyete, ari ibiganiro mpaka, ari ikiganiro kiraza gufasha sosiyete kugira icyo cyunguka, yaba kubaha amakuru, yaba kubaha ubusesenguzi, bwose akaba ari ubusesenguzi butabogama kandi bwubaka. So ikaze rero ku bantu mwifuza gufatanya natwe, mu gihe tutari twashyiraho izo nimero, ushobora nko kutwandikira muri comment, hanyuma njyewe icyo nakora video itaha cyangwa se ikiganiro gitaha nagikora nashyizeho nimero zanjye kugira ngo nyandikire, hanyuma dukorane icyo kiganiro. Ubwo mwese muhawe ikaze, kandi murabona ko ni shene itamaze igihe kinini. Ubwo niba uri mushyashya hano, wibuke ikintu cya mbere ukora ukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ubwo nsuje abantu bari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Mboneyeho no guha ikaze cyane aba diaspora, abantu bari mu ntara ya diaspora, abantu bari mu Burundi benshi cyane. Suza abantu bo mu Burundi. Ejo bundi hari inkuru nakoze ya minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushyashya Edouard. Ewana bari bamitanye bambwira bati se ko numva uri kutwataka, ariko ahanini twebwe dukora ibintu ahanini nge nanga amakuru ashingiye ku bitekerezo by'abandi, bikaba ngombwa ko nensatengamo ibitekerezo byanjye, ariko ahanini nge nanga amakuru wenda iby'abanyapolitiki bavuze ku ngingo runaka. So rero iyo ndakariye uri kundenganya, nabonye ari abantu bamwe ibitekerezo banuka, ariko ntabwo ibyo biduca intege. So rero ubwo wenda abo mu Burundi, abo muri za Uganda barahari benshi, muri Congo Kinshasa benshi cyane, Congo Kinshasa na Goma ndababona mwese, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari muri Canada, mwese mwumve ko tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube wanyu natwe wacu. So ni ingingo yabaye ikibazo mu matwi y'abantu, ni ingingo yabaye nyine ni ikintu cyabaye mu virusi mu matwi y'abantu. Bamwe bati nibyo, abandi sibyo, bamwe bati nibyo, abandi sibyo. Wa mugani wa ya ndirimbo ya Theo bose babireba, ari indirimbo yagiraga avuga ngo babazanya ngo niwe, niba bari babonye Yesu batangiye kubazanya bati niwe cyangwa siwe, niwe siwe. Ariko wenda ibi ngibi byo wabifata bitewe n'imyumvire yawe, rimwe na rimwe n'imyemerere yawe. Ikindi wenda ibi ngibi bikagirwamo uruhare n'amadini, ikindi kandi bitewe n'ubuzima nawe ubwawe wabayemo. So kuki leta yafasha abana b'imyaka 15? Urumva umwana w'imyaka 15 wize neza, watangiye kwiga muri Gardienne afite imyaka 6, akajya mu mbere afite imyaka 7, ubundi niyo myaka yo kwiga. Asoza segonderi afite imyaka 18, asoza segonderi afite imyaka 18. Cyakoze ubu ngubu ntabwo ari 18 ni 19, ahubwo kubera ko hagiye mu mwaka wa COVID-19. Uriya mwaka wabaye prolonge, buriya byatumye umuntu agomba gusoreza ku myaka 19, kandi ubundi imyaka ni 18 umuntu asorezaho segonderi. Umuntu utarasibiye w'umuhanga, urumva bw'ibyibuze nibwo umuntu aba akuze, nibwo umuntu aba yakifatira imyanzuro nyuma yo gusoza segonderi ku myaka 18, ari nayo imyaka y'ubukuru ubundi leta yafashe. Ariko at this time turi kubona ibintu biri kugenda bihinduka. Ku ruhande rumwe leta yumve, sibyo? Ahubwo ngiye ku bwanjye mbona ari ikintu cyatinze kuvuga ngo abana b'imyaka 15 bahabwe serivisi zo kuboneza urubyaro without intervention of their parent.
kuko ngo ngiye mbona ari ikintu cyatinze. Uti kubera iki? Iyi ni ingingo yabaye ikibazo, nabonye na Antoine Kambanda, ubwo nyine abepiskopi hafi ya bose ubwo baraza kubigarukaho. Karidinali nyine ubwo niwe wababimburiye, aravuga ati ibi bintu nibara, ati ibi ni ukwigisha uburaya, ati ibi ni ibintu byo kwangisha. Ubwo si uwo mubyeyi wa mugani wakuyemo inda ku myaka 15, urumva azagera igihe cyo gushaka agifite umuco w'umubyeyi, urumva azaba agifite akantu k'ububyeyi. Umuntu natangira kuboneza urubyaro afite imyaka 15, kandi ubundi akaba atangiye kuboneza urubyaro ubundi amaze gucuka, ubwo ngubwo azagera igihe cyo gushaka, so handi uzasanga ababyeyi benshi bagenda mu rugo bakabura urubyaro. Ku ruhande rumwe ingingo ze zirumvikana, yewe n'ingingo z'abavuga ko ibyo bintu atari byiza birumvikana, ariko buriya leta igiye gukora wenda nko mu nteko, iyo bari kuganira ku ngingo nk'iyi ngiyi, ni abagabo baba bicaye mu nteko, ni abagore baba bicaye mu nteko, yewe na bamwe muri bo b'abajene, ku buryo haba harimo ingeri zose z'abantu bakabaye, mbese nyine haba harimo abahagarariye sosiyete yose muri rusange, havuyemo abana, kuko ababyeyi nibo batekerereza abana, ariko haba harimo abajene, haba harimo abadamu, haba harimo abagabo, haba harimo n'abakuze bari mu myaka 40, 50, 60 gutyo, bakuze nyine. Bivuze ngo igihugu cyose kiba gihagarariwe, ku myaka yose tuba duhagarariwe. So uyu munsi none kuki utatekereza neza cyane ku mpamvu abo babyeyi benshi bari mu nteko bemeye iyo ngingo? Kuko ni ingingo n'ubundi yabaye deba exactly, ntabwo ari ingingo batekerejeho ukwezi kumwe bahita bayanzura. Oya, ni ikintu cyatekerejweho igihe kinini. Ariko reka turebe ingaruka nyinshi, ni mbi cyangwa ni nziza. Njye ndahera ku nziza. Icya mbere, uyu munsi none dufite umubare munini w'abana, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Njye ndi umujene, ndi urubyiruko, ubwo n'ubuzima tunyuramo kenshi, ntabwo ndaza kubeshya, ni ubuzima duhura nabwo kenshi. Uyu munsi none igihugu cy'u Rwanda gifite ikibazo cy'uko gifite abajene benshi, ninshake mvuge ngo bibiraye. Donc abajene, abajene b'imyaka 15, abajene b'imyaka 16, abajene b'imyaka, ubwo ndi kwivugira abakobwa cyane cyane kuko niba iki kibazo kireba, babaye indaya cyane no kurenza ubuzima wabo. So ibyo ni ibintu bigaragarira mu mibare. Tureke kuvuga ngo hari uwo wabonye, nawe nabonye, nta n'uwo ndafata kuko iyo mufata mba naramureze. Ariko niba buri kigo nderabuzima mu Rwanda, si no muri Kigali gusa, wenda muri Kigali ho bazikuramo kenshi cyane, ibinini bateye imbere gufata ikinini, cyangwa se baba bafite smartness cyane ku buryo no kumutera inda ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa. Ariko iyo ugiye mu bice by'icyaro, yewe na hano mu mujyi wa Kigali, usanga iyo ugiye gufata umubare munini w'abana b'imyaka 15, erega baba barakonsirise hano muri za farumasi, abana ba 15 baza kugura imiti hano muri farumasi ni benshi cyane. Wagenda wajya mu cyaro ho baba barabuze aho bagura inuza iyo miti, none ubu ngubu na hano ugikoresha agakingirizo. Ikintu cyateye n'impungenge leta rega nuko nta n'ukiteza agakingirizo, agakingirizo gatuma bibiye. So rero leta yirebye izo mpamvu zose zo kuba nyine, niba umujene, niba ireba ikabona raporo zitangwa n'amafarumasi n'ibigo nderabuzima, bakabona ni raporo igaragaza ko hari abana b'imyaka 15 babyarira iwabo benshi cyane bari kwiyongeraho kugira ngo bagabanuke, kandi ingamba zashyizweho, udukingirizo twashyizeho, hari one stop center, hari ni one stop center, ni Isange one stop center, I don't know, ibintu nk'ibyo. Hari za Imbuto Foundation, hari za Nyampinga. Mu bigo by'amashuri haba hari imiryango cyangwa se amaklabu nk'atanu ari kwigisha abana b'abakobwa kwifata no kwirinda ingeso mbi. Mu bigo bya segonderi hose mu gihugu iyo miryango irahari. Ariko uko iyiyongera, ni nako n'ubwo busambanyi n'uburaya bwiyongera. None nk'igihugu wakora iki? Wabireka ukavuga uti kamambaye mbaye? Uyu munsi none niba ubona nagaruriro, none se kutaramukubita? Kandi biterwa n'iki? Urabona leta yari yashyizeho ikintu cyo kuvuga ngo umwana ufatwa ku ngufu, umuntu umufashe ku ngufu utujuje imyaka nyine, ajya afungwa imyaka myinshi. Ariko uyu munsi none ikibazo gihari, ari naho hantu binakomereye no kubona imibare yabo bigoye. Uyu munsi none umugabo asambanya umwana,
asambanya umwana w'imyaka 16, umwana w'imyaka 15, umwana w'imyaka 17. Tubwizanye ukuri, kereka nk'abantu bari mu cyaro cyane wenda nibo bashobora kutumva ingingo, ariko nk'umuntu uri muri Kigali warabizi, umwana w'imyaka 17 w'umukobwa ushobora kumubona ukikangamo umwana w'imyaka 20, nako umugore w'imyaka 28 n'ingari baba barakuze bitewe n'ubuzima babamo. So uwo mwana w'imyaka 17 ni umwana bitewe n'ubuzima bw'i Kigali aba azi ubwenge bwinshi cyane ku buryo kumubwira ngo arajya kurega umuntu wamufashe ku ngufu arakubwira ngo ibyo ni ibintu by'amafuti cyane, kuko ntabwo umugabo w'imyaka 60 cyangwa se 50-40 azamuhereza iPhone, telefone ya miliyoni 2 ngo nuko namutera inda ajye kumurega. No, kuko namara kubibwira uwo mugabo, urumva wamuteye iyo nda, azamubwira ati yikuremo, rimwe na rimwe wenda anamufashe kumuhereza n'ibindi byinshi. Niba yaramuhaye iPhone ya miliyoni, amuhereza izindi miliyoni nk'eshatu, ese ubwo mukobwa urumva yarega uwo mugabo? Kandi icyo gihe uwo mukobwa natarega uwo mugabo, noneho yarangiza akaza kwa muganga, niwe umuzi nyine, niwe uzi uwo mugabo wamuteye inda, uwo mukobwa akaza kwa muganga ukamwima serivisi, donc nyine kuko ari mutoya, urumva ntabwo azabibwira iwabo. Nibyo bizatuma wa mwana ajya muri za ngeso zo gukuramo inda ku ruhande, rimwe na rimwe havemo impfu, uri kumva, havemo ubu mayibobo, umwana atoroka iwabo ajya i Kigali. Hari abana benshi b'imyaka 15 bagiye babona babateye inda bagatoroka iwabo kubera kwanga kubibwira iwabo, kandi akaba nta hantu ari bubone serivisi zo kuvuga ngo akuremo iyo nda, cyangwa se ahabwe n'izo serivisi zindi zo gukuramo cyangwa se zo kuboneza urubyaro. Nko mu bice by'icyaro abana benshi b'abakobwa baza gukora ubuyaya i Kigali, abenshi, ubwo wenda nuko nkoresheje ijambo abantu benshi baza ariko sinaryiza, I am sorry, akazi ko mu rugo, ko ngo abakobwa benshi baza gukora akazi ko mu rugo, abenshi ubu usanga barasize babyariye iwabo. Kubera iki bahita baza? Niko ngo arareba akabona ntabwo iwabo bari buze kumwumva, kandi n'izo serivisi z'ibanze araza gukenera nk'umuntu mukuru ntabwo araza kuzihabwa. Uretse no kuba atari buze kuzihabwa, baraza kumuseka. Niyo yaba ari buzihabwe kwa muganga, aragerayo abaganga bamuseke, uri kumva. So akavuga atereka nigire i Kigali, kandi ubwo iyo aje i Kigali ikiba gikurikiyeho ni ikihe? Ubwo umuntu okay, wenda abantu bazi ibintu by'ubusambanyi iyo byabaye for the first time, noneho bikagira naho byara biba byarangiye, abagiye gukora uburaya bya nyabyo. Hanyuma uwo muntu ugiye gukora uburaya bwa nyabyo, uwo muntu wataye ubusugi ku myaka 13-4, ibyo ngibyo leta byose irabireba. Numwima izo serivisi kandi katazatinyuka kujya ajya kubwira iwabo buri gihe ngo tujyane kwa muganga mujye kumesha serivisi nizi, ubwo uzaba uri gucura iki? Uzaba uri gucura ko umwana w'imyaka 15 azageraho abyare umwana, amubyare nabi kubera ko yatinye kuza kwa muganga, cyangwa se usanga ashobora no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kubera iki? Yatinye kuza gufata agakingirizo kwa muganga, yatinye kuza gufata imiti ituma atabyara, usange ari kubyara. So ngiye ku bwanjye rero niyo mpamvu mvuga ni magaze kuri point ivuga ngo abantu bose nibahabwa ubuvuzi, kuko nyine turi gutera imbere. Kuki se tutakira ko twateye imbere? Kuki tutakira ko twageze mu isi iri twageze muri moderne, twageze mu bihe nyine biri moderne, turi mu isi iri moderne. Kuki tutabyakira? Tugomba kubyakira. Turi mu isi iri moderne. So niba umaze kubona ko imyaka ikaba ibaye imyaka 5, ubona ko abana b'imyaka 15 abenshi b'abakobwa ababa basambana, kandi ukabona strategy zose washyizeho ngo zibihagarike, byibuze iyo biba bitahagarara, ariko byibuze ingaruka zabyo zagira gute? Zitahagarara, byibuze ingaruka zabyo zo zitaza. Ariko mu gihe cyose hari ingaruka zabyo, ugomba gukora igituma izo ngaruka zirekera. So niba ubona guhagarika uburaya bw'abo bana b'imyaka 15 byaranze, why not? Kuki utafata iyo strategy? Ngewe nitandukanyije n'abantu bavuga ngo ibi bintu leta yakoze ngo nugu kwigisha abana ngo uburaya. Oya, nge ntabwo ariho magaze, kuko uyu munsi none turi mu isi iri moderne. Nujya kureba no mu bihugu bitandukanye by'amahanga, twemera igihugu cyacu kiri gutera imbere mu ngeri zose. Mu mujyi wa Kigali umwana w'imyaka 15 ararukinga like nk'umuntu w'imyaka 25. So umuhungu w'imyaka 23 ntafite ubushobozi bwo gutereta umukobwa w'imyaka 23, kubera ko abo bakobwa hari standard bamaze gushyiraho. Uwo muhungu azajya gutereta umwana w'imyaka 17,
kandi nowadays nyine mu isi iri moderne kuvuga ngo uri umusore w'imyaka 23 and then urakundana n'umukobwa imyaka 1 2 3 mutarahavinga sex ni ibintu bidashoboka. Nowadays tuvuge nowadays ni ibintu bidashoboka. So and then uwo mwana numwima serivisi z'ubuvuzi, so handi nyina azatwita, so handi azandura indwara runaka kandi akaba yarazirinze. Njyewe ndi kuri point ivuga ngo umwana w'imyaka, hari abantu bari buze kuvuga ngo nuko ndi umujene, ngo nuko nyiri muto yangu, ubwo nuko kugira ngo nyine mevinge fan nabo bana, ariko ntabwo ariko biri. Ntabwo ariko biri kubera ko nabafashe iyo myanzuro abari mu nteko abari mu nteko wenda ubwo wenda nabarimo abadepite abo ba senateur n'abandi bafata imyanzuro yewe n'igihugu kiba kibizi, turetse nabo badepite cyangwa se abasenateri n'aba ministri baba babizi. Ntabwo ari uko ari abajene, ntabwo ari uko nabo ntabwo babikoze kugira ngo bagire profit y'ibyo ngibyo wenda ushobora kunekerereza, ariko at this time utekereza kabiri. Uyu munsi none niba uri kwima umwana service kandi ubizi neza ko atayibuze kubibwira, none se utekereza ko wenda mbere hari nk'igihe umwana yabaga yakoze nk'ibintu ugasanga wenda aranirega ku mubyeyi we anasaba imbabazi, sibyo? Ariko nowadays, none se nowadays ndakubwira ngo umwana w'imyaka 17 ashobora guhavinga sex kane mu cyumweru. Nowadays umwana w'imyaka 17 16 ashobora guhavinga sex inshuro 3 mu cyumweru cyangwa. So niba utamuhereje serivisi z'ubuvuzi, utekereza ko buri izo nshuro 3 azajya ajya kubwira iwabo ngo nahavinze sex mumfashe tujye gushaka uburyo nakwirinda cyangwa njye kureba uburyo bw'ubwirinzi, ntaza gusama cyangwa naza kwandura izindi ndwara? No. So uburyo bwo kumufasha n'ubuhe? Mugire free, cyane ko leta nabisobanuye neza, ntabwo ari buri serivisi zose zizajya zihabwa uyu mwana, ariko niyo zaba ari zose njyewe am totally agree with the government, kubera ko nowadays turi mu isi moderne. Sinzi impamvu abantu badashaka kubyumva ibintu by'amadini n'iki. Yego wenda nyine Antoine Cardinal Kambanda urumva ntabwo araza kubishyigikira, erega ni umukristo kuko nyine ni ubusambanyi, ariko se nka leta yo yakuriki ku mukristo birumvikana, kuri Cardinal Kambanda birumvikana ni umunyedini, ntabwo araza gushyigikira ko abana b'imyaka 15 bajya muri za onapo cyangwa se bahabwa uburyo bwo kwirinda, sibyo? Kuko hari n'amadini atemera ko n'umuntu mukuru yirinda. So twikita kuri ayo madini, ahubwo turebe ku ngaruka bishobora kugira. Ibi byatuma yego wenda nyine ubwo buraya bushobora gutizwa umurindi, it's fine, ariko se ko bwanze guhagarana none, ahubwo noneho n'ingaruka ziva muri ubwo buraya zikiyongera. Ikiza si uko bakora ubwo buraya yego, ariko izo ngaruka zikavaho. Abo bana bavukira igihe kitateganyijwe bakagabanuka, abo bana bapfa bishwe n'ibindi bibazo by'iki bapfuye bari kuvuka kubera nyine n'iki batitayeho, kubera umwana yatinye kujya kwa muganga, kubera yimwe serivisi, yagize isoni zo kubibwira ababyeyi n'icyo, ugasanga umwana avukanye ibindi bibazo bitandukanye. Izo ngaruka zose zikava. Nanjye ndabizi ko atari byiza, ariko hari igihe umuntu yisanga agomba gufata umwanzuro utari mwiza. No mu buzima busanzwe bibaho, hari igihe wisanga ugomba kuvuga nabi kandi utagombaga kuvuga nabi. So I'm totally agree with the government. Njyewe I'm totally agree with this policy. Njyewe rwose I am totally, ndabizi ko atari byiza, ariko look about niba igihugu cyarashyizeho za Isange One Stop Center, Imbuto Foundation, Nzani Nyampinga n'izindi ni byinshi. Haba hari institution, haba hari imiryango cyangwa se amaklabu nk'atanu mu kigo, mu bigo by'amashuri. Nowadays wenda umuntu ushobora kubyakana man, nk'umuntu w'umubyeyi iyo bigize ikibazo njye nshobora kumwumva, kuko nyine hari igihe abatazi n'ubuzima buri hanze. Hari igihe abafite nk'umwana w'imyaka 17 amureba akabona ni nka marayika, atazi ko ari indaya mbaye. Uko niko kuri, nibwo buzima turimo. Erega uko twebwe abana tugaragara imbere y'ababyeyi ntabwo ariko ubusanzwe turi. Njyewe umubyeyi ashobora kundeba akabona ndi imanzi totally, ariko mavinga sex like buri cyumweru n'urugero. Umubyeyi we urumva niba mfatira imyanzuro indinda ntago azabyumva, none azavuga ngo barakurinda iki utajya ukora, barakurinda iki none. Ariko nje bazaba bamfashije. Ese ubundi leta iri kureba ababyeyi cyangwa iri kureba abana? Turebe kuko ngo leta iri kureba ibintu bibiri, iri kureba abana and then
ikareba n'ingaruka, ariko ubundi byose totari mu ijambo rimwe iri kureba abana uburyo baba affected. Ese kubareka tukabima izo serivisi hanyuma bagakomeza bagakora uko ubwo busambanyi bwo nturabuhagarika? Nta kintu na kimwe cyatuma uhagarika ubwo busambanyi, kuko uyu munsi abana bimaze no kugaragara. Muri iyi minsi ntabwo hakigaragara kesi ngo umwana ngo bamufashe ku ngufu ngo imyaka 15, kereka bimwe byo mu cyaro nyine bimwe uba wumva bidasanzwe birimo n'ubusazi. Ariko nowadays kereka bikiza, nowadays nta mwana wapfa kukurega, nta mukobwa w'imyaka 17 wapfa kukurega kereka mutahuje neza. Ariko ubundi nta mwana w'imyaka 17 wapfa kurega boyfriend wiwe, kandi ubusanga boyfriend wiwe afite imyaka 25, 30, 40. Noneho abo bapapa banyu mwebwe badamu muri kuvuga ngo leta yafashe ingamba mbi, abo bapapa ndabizi neza ko muramutse mubegereye abo bagabo banyu, muramutse mubegereye mukababaza ngo leta yafashe ingamba mbi, yababwira uwo mugabo yakubwira ko yafashe nziza, kuko uwo mupapa arabizi ko ahavinga sex n'umwana w'imyaka 17. None utekereza uwo mupapa atishimye se? Nowadays nta mwana w'imyaka 17 wapfa kurega uwo mupapa cyangwa n'undi mu boyfriend wiwe ngo kuko ngo yamukoresheje sex. Ntawe kuko nowadays aba bakobwa nibo bazi ibiciro by'ibinini byo muri farumasi bingibi bikuramo inda cyangwa se birinda gusama, nibo bazi ibyo biciro kurenza wowe mudamu uba muri onapo ugira ute, kurenza wowe ubibamo. Uwo mwana wawe ubona nka marayika, ubona wambara ijipo igeze hasi, ubona witonda, usoma ishapure mu rusengero, uyobora korali, dirijante wa korali, uwo nguwo arakurusha ibiciro by'ibinini bikuramo inda, arakurusha ibinini bishobora gutuma aboneza urubyaro neza, arakurusha izo strategie zose. Niyo mpamvu wumva uri kumurwanirira, kandi mu by'ukuri uri kurwanirira umuntu utabikeneye. So ku ruhande rumwe ni bibi, ariko according to me njye mbona ko iki ari ikintu ikigoye, ahubwo ni ukugira ngo tubyumve kandi twumve ko ari byo, kuko abanyarwanda benshi cyane cyane abantu bo mu cyaro ntabwo bari bakira ko turi mu isi iri moderne. Twamaze kugera mu isi iri moderne, ntabwo tukiri muri yasi ya kera, turi mu isi iri moderne. Ntabwo mu bihugu byateye imbere, ibihugu twirwa dukuramo imico n'ibindi byinshi bitandukanye, ntabwo umukobwa w'imyaka 16 bamwita umwana. No, ntabwo umukobwa w'imyaka 15, 17, 18, uwa 18 waba ari mukuru cyane, 18 abarundi bundi 16. Ariko nowadays twebwe ibaze ko tukivuga ngo umwana, ahubwo biranababaje kuba tukivuga ngo umwana w'imyaka 16. Waba utazi aho u Rwanda ruri kwerekeza, waba utazi aho tugeze, waba utazi, kandi nta kintu igihugu cyakora ngo kibihagarike. Ibyo kwanga umwana neze, nta kintu na kimwe igihugu kiraza gukora ngo kibihagarike, nta na kimwe. Kandi reka nujya kureba nabo babyeyi bamwe na bamwe sometimes hari gusanga abana aribo babikuraho. So ushobora kugira ukuntu byumva, wenda nge nuko nabyumva, nawe ufite uko ubyumva. Yari ingingo y'umunsi hano ku Makuru TV, hanyuma dukomeze tubane mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka ahangaha.